nongere nkwere ikaze. Ni iby'agaciro kongera kubana namwe. Ubutse mwari mwamaze ukuntu wafungura TikTok cyangwa TikTok ihemberwa views zawe iri international. Then uzajya usanzwe ufungura TikTok ukanda sign up. Hangiza uze kwano kaba kanditseho Rwanda. Uzazuga kandi hano hantu usacinga n'igihugu ushaka. United States cyangwa Ubufaransa bitewe n'igihugu ushaka cyangwa Canada. Jyabona ko nahisemo France. Noneho urabona ko hano hari u Rwanda. Aha habayeho France. Tugiye gufungura TikTok ariko bisa nkaho turi mu Bufaransa kuko kenshi mu Rwanda ntabwo twari twatera imbere cyane ku buryo dutangira guhemberwa cyangwa TikTok yacu duhembera sibyo kwirirwa tuvuga ngo tap ndetse n'ibindi cyangwa umuntu akabasha kuba yaguha gift. None ubu ngubu ifunguye ino TikTok bishatse kuvuga ko utari mu Rwanda ugiye kwifungura mu yindi cyangwa ahandi hantu. None icyo uzakora uzaza kuri email ufite muri telefoni, email zikutari wafunguzaho TikTok ukande hano. Umara gukanda hano uzategereza gato wafunguke. Rangiza uze hano uhitemo email ushobora kuba utarafungujeho TikTok. Tugerageze yitire niba na TikTok iriho. Yibutsa gukanda subscribe, like ndetse na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Urabona ko nta TikTok iriho, bizahita ufunguka. Hano hantu ugomba kwitondera cyane nabwo. Ugomba gushyira amatariki ya nyayo ari ku ndangamuntu yawe. Nugira igihe cyo guhembwa ibi byose bazabasha kujya babireba. Bazabikurikirana barebe nuko bihura indangamuntu kandi kubihindura bizakugora. Ugomba gushyira amatariki nyayo wavukiyeho, umwaka, igihe ndetse n'ukwezi. Uko ibi bintu bizifashishwa cyane. Niba uri mushya nagusabye kandi subscribe, like ndetse na sharing ino video kugira ngo igere kure. Urangiza uzakanda next umaze gushyiraho amatariki yawe ya nyayo wavukiyeho. Mara ukanda next uzategereza gatoya. Hano uzaza uhitemo izina ushaka kwita. Si ngombwa yuko ushyira izina ryawe rya nyaryo, ushaka washyira izina ushaka iryo ari ryo ryose. Dushyire wenda izina kandi confirm. Ubwo no kuvuga ngo iya YouTube yacu ya TikTok yacu tumaze kuyifungura. None ngiye kwereka ahantu itandukaniye na TikTok isanzwe cyangwa ya TikTok yindi wajyaga ubona. Voici comment débloquer ta visibilité sur TikTok. C'est super facile. Regarde. Ni ukuvuga mu gihe umaze gufungura ya TikTok yawe nshyashya ugiye gutangira ino TikTok, ntabwo uhita wa-uploadinga video ngo bikunde, ahubwo utegereza byibura iminsi 3 kugira ngo ubashe gutangira gushyiraho video zawe. None urangije kamwereka ukuntu itandukanye na ya TikTok yawe isanzwe. Uzaza ukande kuri utu tuntu ubona no dutatu. Numara kudukandaho urebe. Urabona ko azaza ubuntu ubune. Balance mu bisanzwe balance ntago igize. Bigere reka tuyikandeho. Yereze gatoya. Urabona ko dufiteho 0. Noneho urugero kamwereke ngiye dukande kuri kano hejuru tujyana na TikTok Studio. Ni uburyo bushyashya TikTok sigaye yarazanye. Iyi channel yacu cyangwa channel yacu tugiye kwereka ahantu bitandukaniye cyane. Next channel isanzwe ntago ifite aka kantu ubona hano. Hano kantu iyo gafite bishatse kuvuga ko channel yawe iri international cyangwa izajya kwinjiriza
nk'umuntu uri hanze cyangwa wayifunguriye, kuko twe twayifunguriye mu Bufaransa. Rero channel zisanzwe ntabwo zigira creative reward program. Iyi ni porogaramu ikwemerera kujya uhemberwa views zawe cyangwa ibikorwa byose byakorewe kuri account yawe ya TikTok. Rero nawe ndagusabye fungura TikTok ya nyayo kwinjiza amafaranga, pana we muri za zo kwirirwa uvuga ati tap 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 ndetse n'ibindi, ahubwo utangire ukorere amafaranga. Ushobora kwinjiza amafaranga mu ndirimbo zawe abandi bagiye bazikoresha, ushobora gucururizaho n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, cyangwa kuguraho kwamamariza ibintu byawe bigiye bitandukanye. Ndagushimiye wewe warebye ino video, n'ufite ikibazo jya hasi muri comment maze unyandikire maze ngufashe. Idi Amin, tuzongere tubonane ubutaha.